inkuru nziza ni Imana ubwayo iyifite. Kuko yaravuze ngo ni ubutumwa bwiza bw'Imana. Ni ukuvuga Imana ubwayo niyo ifite amakuru yo kubwira umuntu. Amakuru ameze ate rero? Arabanza aravuga ngo ni ubutumwa bwiza ngo bwasezeranijwe kera. Ni ukuvuga iyo nkuru ntabwo ari inkuru ije vuba aha ngaha, ni inkuru Imana ubwayo yasezeranije kera, hanyuma ikabivuga iki? Ikabivuga iby'umwana wayo. Ni ukuvuga iyo ni content ibirimo imbere muri iyo nkuru ni ibiki? Ni iby'umwana wayo. Umwana wayo ikamuvugaho iki? Nabyo akabisobanura. Ntabwo ari ibibonetse byose. Ikaze kuri New Generation for Revival. Turakwakiriye wowe mukunzi ukunda gukurikirana inyigisho kuri New Generation for Revival. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu tuzagenda tuganiraho mu ruhererekane rw'inyigisho zivuga ku butumwa bwiza, agakiza ndetse n'izindi. Tudatinze, umutumirwa turi kumwe ni Determine, ariko yatwibwira birambuye akadutangizanya n'isengesho ritangira inyigisho yacu uyu munsi. Nitwa Silvio Dusabumuremyi, ubundi niyo mazina yanjye. Determine ni ibindi abo tumenyeranye cyane cyane abakristo bajya banyita. Ndakijijwe, ndi umukristo, ndubatse, hanyuma nkora umurimo w'Imana wo kwigisha ijambo ry'Imana mu murimo witwa Word Increase Ministry, aho dufasha abantu kumenya kwigisha ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, ngira ngo mwatubera mu isengesho dutangira inyigisho yacu uyu munsi. Kadusenge. Imana yacu, turagushimiye, dukwiriye kugushimira, niho gutekereza kwacu no kuvuga kwacu bikwiriye gutangirira, kubera yuko tuba twubakiye mu byo dukora byose n'ibyo tuvuga, tuba duhagaze ku byo wabanje gukora, no kuba turi dufite mu buzima duhagazemo hari impano waduhaye, tukabona gutekererezaho ibindi no gukoreraho ibindi. Mwami, tugushimiye rero kubw'ubuzima waduhaye, kubw'agakiza dufite, no kuba dufite aya mahirwe yo kuganira ijambo ryawe. Twe ubwacu birongera bikatugira abazima, kandi n'abatwumva bikabahesha ubuzima. Turagusaba rero ngo iyo mpano y'ubuzima iva kuri wowe ikanyura muri twebwe ikatugira abazima, ikagera no ku bandi batwumva, bumva ijambo ryawe, nayo ikabageraho ikabahindura abazima, ikomeze gukora gutyo. Uwo muyoboro w'ubuzima uva kuri wowe ukanyura muri twebwe ukagera ku bandi benshi. Turasenga muri uyu mwanya ku bw'aya magambo, ku bw'iki kiganiro, kugira ngo ibikora neza, uwo muyoboro w'ubuzima ukomeze kugenda neza kuva kuri wowe kugera ku muntu wese wumva aya magambo. Turagushimiye kuko byose ubikora uko wagambiriye kandi kubw'icyubahiro cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Inyigisho yacu reka tuyitangire ku kibazo abantu benshi bibaza ku butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza, ijambo ubutumwa bwiza njya nkunda gutangirira iyo ndi kugerageza kwisobanurira ibintu cyangwa se gusobanurira abandi, guhera no ku magambo tuba dukoresha. Hari uburyo burya Imana ubwayo iba ishaka ko inyito z'ayo magambo zidufasha. Ijambo ubutumwa bwiza nyine urumva ni amagambo abiri, ni ubutumwa kandi bwiza. Ubutumwa rero ni kwa kundi umuntu atuma umundi ugenda umbwirire kanaka, hanyuma ubwo kuba ari bwiza ni ukuvuga ko hari ikintu cyiza kiburimo. Ariko noneho iyo tugarutse ku butumwa bwiza bwo muri Bibiliya, bwo butandukanye no kuvuga gusa ngo ni umuntu utumye undi, cyangwa se ni Imana wenda itumye abantu. Niko dukunze kubangukira kubyumva, ni ukuvuga ngo Imana yantumye wenda intumye ijambo ryo kubwira abantu. Ariko iyo tugarutse ku butumwa bwiza dusoma muri Bibiliya, bwo ijambo ryiza ahubwo twakoresha, nubwo n'ijambo ubutumwa ari ryo, ni inkuru. Inkuru nziza. Inkuru nziza kubera iki? Kubera ko iyo bibaye inkuru, namwe mukora no mu bintu nk'ibi ngibi bimeze nk'itangazamakuru, muraza gusanga ariko bimeze, haba harimo ikintu cyabaye
kandi uvuga inkuru yabonye noneho akumva birakwiriye yuko hari abantu bakwiriye kubimenya. Ubwo rero iyo tuvuze inkuru nziza nk'abakristo, icyo tuba twumvamo ni iki, cyangwa icyo ijambo ry'Imana rivugamo ni iki? Ni uko hari ikintu Imana ubwayo yakoze, noneho ikagikorera abantu, ariko abantu bakaba batakizi, hanyuma igatera intambwe y'ubwayo kugira ngo ibamenyeshe iyo nkuru cyangwa ayo makuru. Kugira ngo wenda tubyumve neza, wansomera ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma, urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abaroma, kuva nko ku murongo wa mbere kugera nko ku wa 5. Haravuga ngo, Pawulo imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, bivuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Niyo nabangarukiye aho, ari magambo y'epfo nyine nayo gusuhuza. Ahantu impamvu numvise twahasoma kugira ngo dushakemo igisobanuro cy'ijambo ubutumwa bwiza, Pawulo yari arimo yivuga nyine yibwira abantu b'Abaroma yari agiye kwandikira, ariko noneho mu kwivuga nk'uko yajyaga bigira, avuze ati ni Pawulo intumwa ya Yesu Kristo, washyiriweho, watoranirijwe n'Imana ubutumwa bwiza, rya jambo nyine tumaze kuvuga ry'ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza. Iryo ageze aho ku ijambo inkuru nziza, ibyo yivugagaho bindi ababisize ku ruhande, kubera koko nyine yumva koko ubuzima bwe n'uwo ari we bigizwe n'ubwo butumwa bwiza. Noneho ahubwo arondora amagambo menshi, ajya kuba menshi, avuga arambura iryo jambo inkuru nziza cyangwa ubutumwa bwiza agezeho. Arivugaho rero ibintu mu by'ukuri wumva bitumye kwa kundi nari mbabwiye ko inkuru nziza ari inkuru Imana ubwayo ifite. Icya mbere yavuze ngo ni ubutumwa bwiza bw'Imana. Twebwe nk'abakristo iyo tuvuga ijambo ubutumwa bwiza cyangwa inkuru nziza, mu cyongereza bavuga good news, hari igihe akenshi ibitekerezo byacu bigarukira ku bantu babandi babwiriza, ariko mu by'ukuri iyo tugiye mu ijambo ry'Imana usanga inkuru nziza ni Imana ubwayo iyifite. Kuko yaravuze ngo ni ubutumwa bwiza bw'Imana, ni ukuvuga Imana ubwayo niyo ifite amakuru yo kubwira umuntu. Amakuru ameze ate rero? Arabanza aravuga ngo ni ubutumwa bwiza ngo bwasezeranijwe kera. Ni ukuvuga iyo nkuru ntabwo ari inkuru ije vuba aha ngaha, ni inkuru Imana ubwayo yasezeranije kera, hanyuma ikabivuga ikintu, ikabivuga iby'umwana wayo. Ni ukuvuga iyo ni content ibirimo imbere muri iyo nkuru. Ni ibiki? Ni iby'umwana wayo. Umwana wayo ikamuvugaho iki, nabyo akabisobanura, ntabwo ari ibibonetse byose. Ngo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Ni ukuvuga mu bigize iyo nkuru nziza harimo iby'uko ari umwana wayo n'ibindi bimuvugaho, kuba yarabaye umuntu akavuka nyine mu muryango wa Dawidi, ngo hanyuma ngo ariko akaza guhamywa ni ukubw'imbaraga z'Imana, yuko yazutse mu bapfuye, kubwo kuzuka mu bapfuye yuko ari umwana w'Imana. Ubwo icyumvikanamo nanone muri iyo nkuru ni uko harimo uko yapfuye, kubwo kuzuka ni ukuvuga ko yapfuye. Mbese ubwo gupfa kwe no kuzuka kwe biri kandi mu bintu by'ingenzi bigize iyo nkuru, inkuru Imana iri kubwira umuntu. Hanyuma nyuma yo gupfa no kuzuka rero, Pawulo akavuga nawe yivugamo ngo uwo ni we waduhesheje igikundiro no kuba intumwa. Ni ukuvuga muri uko gupfa no kuzuka kwe hari ibintu abantu bahawemo, ari byo yise igikundiro, mu zindi ndimi bavuga grace. Ni ukuvuga hari ubuntu bw'Imana, igikundiro kiva ku Mana, no gutumwa, no guhabwa umurimo. Hari uguhabwa ubuntu buduha ubuzima, hakaba no guhabwa umurimo. Ibi byose ubwo biri mu butumwa bwiza, ngo byose ariko bigamije ngo kugira ngo mu mahanga yose ngo haboneke abumvira Imana babihejejwe no kwizera. Kuva mu bigize ya nkuru
hari no kuba atari inkuru y'agatsinda k'abantu. Wenda ubwo byabaye bitangiriye mu Bisiraheli kwa Dawidi ngo bibe ari iby'Abisiraheli gusa, harimo no kuba ari iby'amahanga yose, natwe nyine ubu ngubu turimo, ngo bumvire Imana. Kuko nuvuga kumvira Imana muri iyi nkuru bigiye kongera gushoboka, kuko hari igihe byari byaranze, hanyuma kandi babiheshejwe no kwizera, no kuba batabiheshejwe n'ikindi kintu. Si uko babiguze, si uko babikoreye, ahubwo nuko ubwo buzima bwo kumvira Imana umuntu wese yifuzaga muri iyi nkuru bugiye kuboneka kubwo kwizera. Ni ukuvuga nta kindi kiguzi, nta kindi kintu umuntu atanze uretse kwizera. Ibyo bintu byose ubwo uko bitondetse biri mu bigize ya nkuru Imana ifitiye umuntu, igomba kubwira umuntu. Ibyo rero nibwo butumwa bwiza mu by'ukuri. Mu ijambo rimwe niko nabivuga. Yego, ngira ngo munasubije ikibazo cya kabiri cyavugaga ngo ni ubuhe butumwa bwiza bw'ukuri. Mu by'ukuri ubwo ni nabwo butumwa bwiza bw'ukuri nyine, kuko ni ukuvuga igihe cyose ubutumwa bwiza tuvuga bwaba bufite aho icyo buhusha muri izi ngingo Pawulo avuze, cyangwa se ntibukivuge ngo kitazuke cyumvikane neza, buriya hari ukuntu tuba tutavuze ubutumwa bwiza bw'ukuri. Tugarutse haguruguru ku nkuru nziza, tukabona nyine yuko inkuru nziza ari icyo kintu cyangwa se icyo gikorwa Imana igambiriye kuzakora muri Yesu Kristo. No mu isezerano rya kera, kuva mu ntangiriro umuntu akimara gukora icyaha yagiye igitangaho isezerano. Ahantu hambere hagaragaza aho Imana ivuga bigaragara ko ikibazo kibaye ku muntu cy'icyaha igifitiye igisubizo, ni mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15, aho irimo ivugana na wa mugore wari umaze nyine n'umugabo bamaze kurya ku rubuto, ikamubwira ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena agahanga, nawe uzarukomeretsa agatsinsino, ibwira inzoka. Yavuganaga n'inzoka. Ayo magambo ubwayo yumvikanisha ko iki kibazo kizabona igisubizo. Byari birumva bitarasobanuka cyane, ariko Imana ihise ivuga ko hari gahunda y'igisubizo. Hanyuma iyo twigiye imbere, kugeza icyo gihe yari itaragira uburyo ibwira umuntu noneho mu buryo bwumvikana yuko koko hari umugambi wo gukemura iki kibazo igiye kugira nawe. Bigeze mu Itangiriro igice cya 12, niho noneho hari umuntu yavuganye nawe abyumva, imubwira yuko akwiriye, ubwo ni Aburahamu, igice cya 12, ko ava mu muryango w'iwabo, mu nzu ya se no mu bwoko bwabo, hanyuma ikazamuha umugisha. Ubwo ijambo umugisha ntabwo ari ugupfa kuryumva muri kwa kundi abantu bakumva kumva ijambo umugisha. Ni uko ijambo umugisha ryari rije rigiye gukomereza kuri ryo yari yaravuze mbere ku bantu ba mbere yari yaremye. Yaremaga umugabo n'umugore, ijambo riravuga ngo ubundi ngo yari yabahaye umugisha, imaze kubarema ngo ibaha umugisha, irababwira iti mwororoke. Ni ukuvuga nyuma y'uko abantu bacumuye bagahabwa umuvumo w'icyaha, urumva kuko bari bavumwe nyine mu Itangiriro igice cya 3 bamaze gukora ibyaha, ubu noneho ibwiye Aburahamu yuko hagarutse gahunda izatuma binyuze muri we umuntu yongera kubona umugisha. Iramubwira rero ngo izamuha umugisha, kandi uretse no guhabwa umugisha, we ubwe azaba umugisha, ndetse ngo n'imiryango yose yo mu isi cyangwa amahanga ngo binyuze muri we azahabwa umugisha. Ijambo mu Kinyarwanda ritarya risohokayo neza, ariko naryo ryakumvikana ko ari nko kuvuga ngo binyuze ku muntu uzagukomokaho amahanga yose yo mu isi azabona umugisha. Iryo sezerano rero yahaye Aburahamu yakomeje kugenda irisubiramo, noneho ku buryo rero uhereye kuri Aburahamu bwe, iyo ugeze mu gice cya 15 yongeye kurisubiramo, ngo Aburahamu arizera, arabyizera neza rwose yuko ibintu Imana imubwiye izabikora. Ku murongo wa 6 avuga ngo bimuhwaniriza no gukiranuka. Ni ukuvuga ibi tujya tuvuga iyo tumaze gukizwa, ngo Imana yaratwemeye, itubara nk'abana bayo, yaduhaye gukiranuka kwayo. Kera Aburahamu icyo gihe akimara kumva iryo jambo yari yarangije kubihabwa. None yabihawe ate niba Yesu twe tuvuga yuko ari ubiduhesha yari ataraza? Igihari ni uko kubera ko yari yizeye iryo sezerano yuko nyine muri uzamukomokaho izabikora. Ibyo ubwabyo
byari bimuhanirije no gukiranuka nyine bimugize umuntu w'Imana, Imana ibaraho yuko ari umuntu wayo byuzuye, nk'uko natwe uwo nyine wamukomotseho ari we twizera, natwe tugahabwa wa mugisha wo muri we no gukiranuka n'ubuzima bwose bijyana nabyo. Kuva kuri Aburahamu rero, nayo mpamvu ahandi Bibiliya ivuga nyine ngo abizera bose ni abana ba Aburahamu. Abandi bantu bose mu bamukomotseho bagiye bahabwa iryo sezerano kandi nabo bakaryizera. Uko kwizera kwabaheshaga nyine kubarwa nk'abantu b'Imana, noneho apana mu buryo bw'umubiri. Birumvikana n'abana yabyaye mu buryo bw'umubiri, kuko yari yamuhaye isezerano ry'urubyaro rw'abantu, ikamusezeranya n'igihugu, n'ubundi bitwaga ubwoko bw'Imana. Ariko icyo impamvu wabyise nyine ngo ni ugukizwa mu isezerano rya kera, ubwo tuba turimo tureba ni gute Imana ubwayo muri abo bantu bakomotse kuri Aburahamu mu buryo bw'umubiri yabashaga kubonamo abo yita ubwoko bwayo nyine bameze nk'uku kwacu, bahabwa gukiranuka kwayo, bakabarwa nk'abantu bayo bera. Ni muri ubwo buryo. Iyo ukomeje gusoma ibyanditswe byose bikurikiraho, usanga iyo ariyo kritere, nicyo gipimo abo yakomeza kuvuga ko ari abantu bayo, nuko babaga bafite uko kwizera isezerano. Ahandi wenda twabona yongeye kurisubiramo, yagiye irivuga ahantu henshi, ariko natoyemo ahantu hamwe Mose yavuze mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 guhera ku murongo wa 15 kumanuka, aho yavuze ngo abwira Abisiraheli benda kwinjira mu gihugu. Ubundi byari bimeze nk'aho Mose ari we muntu mukuru ahari Abisiraheli babonye, na nyuma yaho bakomeza kumufata nk'umuntu wo hejuru cyane bigeze bagira. Nyamara we ubwe amaze kubona ukuntu nyine ababwira amategeko, akabona bameze nk'aho batayashyikira, urumva, kandi azi ko bagiye kugera mu gihugu bakazasanga y'imikorere itandukanye y'ibintu, amoko yaho ngo agira by'ubupfumu byo kuvugana n'Imana ariko zabo z'ibigirwamana. Kuri iryo jambo iramubwira, kandi nimugera muri iki gihugu ntimukazakore nk'ayo moko ajya mu bupfumu no kwirirwa, mu Cyongereza bavuze ngo ni fortune tellers, abantu bagenda babwira abantu dukuru. Irababwira ngo ahubwo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri mwe umeze nkanjye, ngo uwo nzamushyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ngo kandi azababwira ibyo mutegeka byose. Urumva? Hanyuma irababwira rero ngo umuntu wese utazamwumva azakurweho mu bwoko bwe. Mu by'ukuri nubwo hagiye habaho abahanuzi nyine no mu Bisiraheli, ubu kubera ko Yesu yaje, iyo wumvise icyo gipimo cy'uwo muhanuzi uzahagarara nk'aho Mose yagahagaze, ubona koko mu by'ukuri ari Yesu Kristo. Bigakomeza rero, ijambo rero ry'Imana ritwereka ko abagiye bakomeza kwizera iryo sezerano bagiye babarwa nk'abantu b'Imana. Abataryizeye bakomezaga kuba Abisiraheli, ntabwo byahitaga bituma bapfa, uretse ko hari n'abapfuye, ariko byagaragara yuko batabazwe nk'abantu b'Imana. Mu rwandiko rw'Abaheburayo niko hatubwira mu gice cya 3 n'icya 4, aho abarimo kubwira abantu abashishikariza kwizera Yesu Kristo no kumugumamo, akababwira ngo n'ubu haracyariho uburuhukiro, haracyariho igihugu cy'uburuhukiro Imana ibikiye abizera. Yarangiza agatanga urugero rero kuri abo Bisiraheli bo mu gihe cya Mose, akavuga ngo icyatumye batagera mu gihugu cy'amasezerano ni uko batizeye. Ngo ariko ngo ijambo babwiwe ntibaryakiranye umutima wizera. Noneho ngo rero twebwe abizera Yesu Kristo tuba duhagaze mu ijambo Imana yavuze igihe yigeze kuvuga ngo niwumva ijwi ryayo uyu munsi ngo ntiwinangire umutima. Mbese bishatse kuvuga ngo iyo offre, uwo mwanya wo kuba hari umuntu wakumva Imana akayizera uracyakinguye. Icyo nari nishatse kuvuga kijyanye n'uko kuntu abantu bakera bakirwaga, nuko afasha urugero ku bantu batizeye isezerano bigatuma barimbuka mu butayu, abaryizeye bagakomeza kurikurikirana. Numva ari ibyo bikeya navuga ku buryo abo mu isezerano rya kera bakizwaga. Yego, nibyo mutubwiye, ngira ngo nta by'ibitambo by'inyamaswa birimo. Kubera iki noneho bagombaga gutamba ibitambo by'inyamaswa mu isezerano rya kera? Ibitambo buriya ntabwo ubundi ari byo bya mbere ubwabyo byatumaga nyine umuntu aba umuntu w'Imana.
ibitambo bwari uburyo bwo gushyira mu bikorwa uko kwizera uwizeye isezerano afite. Ubwo dukurikiranye rya sezerano rero aho twari tuyigejeje, Aburahamu nyine yarihaye abana be baza kuba bigeze kuri Yakobo bajya muri Egiputa, hanyuma bageze muri Egiputa baba ubwoko bwinshi, ariko Farawo arabatoteza, Imana iza kubacungurayo ikoresheje ibitangaza n'ibihano yamuhanishije. Hanyuma mu gice cya 12 iza gukora igitangaza cya nyuma, ibarokoye igihano cya nyuma cyo kwica abana b'imfura, ariko ikoresheje amaraso y'umwana w'intama bagombaga gusiga ku muryango. Urumva? Ubwo aho mu by'ukuri uretse ko na Aburahamu hari aho yagiye atamba ibitambo, ariko byari bitaraba itegeko ategetswe. Kuva icyo gihe mu kuva igice cya 12 bakize icyo gihano abanyegiputa bahanishijwe kubera amaraso y'umwana w'intama basize ku muryango, ibyakurikiyeho noneho nibwo Imana yabihinduye amategeko yuko iyi igomba kuba gahunda bazajya bakora buri gihe uko umwaka utashye, bibuka nyine iyo Pasika. Hanyuma iyo tugeze mu kuva tubona noneho Imana ibaha isezerano nk'igihugu, n'ubundi naryo Mose uvuye kurihabwa ku musozi, Imana ikamubwira ngo ariyandika mu gitabo, arangije ngo atambe ikimasa, hanyuma ngo amishagira amaraso kuri icyo gitabo no ku bwoko. Ubwo amaraso turacyayabona y'ibitambo nyine. Noneho bijya kurangira igitabo cyo kuva, urumva Isiraheli bamaze kuba Isiraheli, bamaze kuba ubwoko bwayo. Imana ihamagaye Mose ngo agende noneho imuhe amabwiriza hanyuma y'ukuntu bagomba kuyiremera ubuturo, noneho igatura muri bo. Rero ubundi bumva mu by'ukuri yari kuba ariyo finale niba bamaze kuba ubwoko bwayo, kandi hakaba habonetse uburyo igiye kuba muri bo bagaturana nayo. Aho ibitambo bizira bitwereka ko biri ngombwa kugira ngo iryo sezerano rikomeze, bazaritegereze rize, rya rindi yabwiye Aburahamu. Nuko Mose na nyuma y'uko bacumuye bakoze ikigirwamana, Imana ikashaka kubarimbura, akabingingira, yaje kubingingira neza, nk'aho bongeye kwiyunga, ikavuga iti ntacyo, noneho ku bwawe ndagendana nabo. Imaze rero kumubwira amabwiriza yo gukora ihema, akamanuka koko akayashyira mu bikorwa, ihema rikaboneka, wumva noneho guturana nabo, Imana guturana nabo byari bibonetse. Ikintu gitangaje ni ukuntu ngo yamaze kuryubaka, ubwo ni mu gice cya 40 cyo kuva, ngo nawe yashaka kwinjiramo bikanga. Kubera iki? Kubera ko ngo icyubahiro cy'Imana cyari cyaje koko, ariko icyubahiro cy'Imana cyaje ni byiza, ariko kigaragaje ikibazo. Ndetse niba icyubahiro cy'Imana kigaragaza ko Imana ihari, yari yavuze ko ishaka gutura natwe twegerana nayo. Na Mose ubwe yigeze kuvuga ngo ni inshuti yayo cyane, ngo we baraganira, akaba adashobora kwinjira. Ubu aho ntihari ikibazo, ubusabane bwuzuye bwakabaye ari uko Mose, wenda niyo yaba Mose gusa da, akinjira rwose muri icyo cyubahiro, akogamo, akakibamo, akumva ubwiza bwayo, ariko ntashobora kwinjira. Impamvu ni uko hakiri ikibazo. Kugira ngo iryo sezerano rizaze haracyari ikibazo, kandi ubwo igisubizo cyacyo kitaraza, hagati bigomba kuba bikemuwe mu buryo buri temporere, bw'igisubizo cy'igihe gitoya n'ibitambo. Aho rero niho tubona igitabo cy'Abalewi cyinjirira. Icyo gitabo cyo kuva kirangira, icy'Abalewi kigahita kivuga ngo kandi umuntu nashaka noneho kunyegera, urumva, ngo ajye azana ituro rimeze gutya. Igahita rero ivuga umurongo wose w'ibitambo bagomba kujya batamba. Urumva, mu by'ukuri ubwo icyo ibitambo bishatse kuvuga ni gahunda y'inzibacyuho niko twayita, mu gihe iri sezerano ry'ukuntu Imana yagombaga guturana n'abantu bayo ikabaha umugisha, kuko niyo mugisha ritari ryaza ngo risohore, mugomba kuba mukora iyi gahunda y'ibitambo, kuko ku ruhande rumwe ishushanya ya maraso, urumva, ubugingo bugomba kuzameneka kubera yuko ubundi muri abanyabyaha, ariko ubugingo bukenewe bwuzuye bwamenwa, ikibazo cy'icyagiye gakemuka kubera ko butari bwaza,
ni nk'aho sisiteme y'ibitambo ariyo kuvuga ngo basi nimube mukora mumena aya ngaya y'ibitungwa nk'amashusho akomeza kubibutsa ko iki kibazo mu by'ukuri kizakemurwa n'uko habonetse ubugingo bumenwa ku bwanyu. Abizeye rero rya sezerano, iyi gahunda y'inzibacyuho bagombaga gukomeza kuyikora kuko niyo yakomezaga kubereka imbere y'uko igisubizo kizaza. Ni uko buriya ibitambo byasobanurwa bigahita ibahindukira n'agakiza. Agakiza ubwako ntabwo kazanwaga no kuba babikora mekanikoma nyine ngo babikoze, kuko Bibiliya itwereka ko hari igihe babikoraga yarangiza ikabyanga. Igitabo cya Yesaya yarabigeze kubabwira ngo ibitambo byanyu ndabihaze, ngo nimunkureho n'urusaku rw'indirimbo zanyu ngo iyo muje ngo muba mwaje kundibatira urugo. Ntabwo kuba babikora ubwabyo si byo byabaheshaga gukizwa cyangwa kubarwa nk'abantu b'Imana, ahubwo ni ukubikorana kwizera. Kwa kwizera kugomba kubonekamo. Uwabikoraga afite kwizera kuvuga ngo hari ikibazo cy'uko iby'amategeko y'Imana dusaba byatunaniye cyangwa tutabishyitsa neza, ubu twizeye yuko izabidukorera. None kubera ko tubitegereje tubyizeye, reka tube dukora icyo yatubwiye gukora cyo kubitegereza. Umwisiraheli umeze utyo, ubikora gutyo, ufite nyine uko kwizera ko hari igisubizo kiri imbere, niwe wabaga abarwaho gukizwa. Naho ababikoraga mekanikoma batitaye ku cyo Imana yababwiye bagomba gutegereza kandi bisobanura, ntabwo yabaga ari umwisiraheli wemewe. Ni nayo mpamvu abafite uko kwizera bashoboraga kubitamba iby'Imana yababwiye nk'Abisiraheli, barangiza bakagerekaho n'ibyo bakopeye mu yandi moko, kubera ko ni ugutamba no gutamba. Abo rero yagiye ibagaye. Ariko muri Bibiliya hose tugenda tubona ababikoraga babishyizemo uko kwizera ngo izadutabara. Urugero rukuru dufite ni Dawidi. Ni Dawidi bigaragara rwose ukuntu avuga yuko ibitambo rwose yabishyiriyeho na gahunda, ashyiraho sisiteme y'ukuntu bigomba gukorwa neza, ashyiraho abarebi, ashyiraho ibintu byose. Ariko wenyine yajya gusenga, hari aho yajya kuvuga ati ariko ibitambo ntabwo byishimira, kuko yaba ari byo wishimiraga nari kubitanga byinshi bihagije nkaba ndakwemeje cyangwa nkakibakiranitse. Ngo ariko umutima umenetse, iyo Zaburi ivuga, ushenjaguwe ntuzawirengagiza. Noneho yasubira mu mutima rero akumva arabyumva ko uwo mutima Imana yishimira nawe ntarawubona, bigatuma rero akomeza kuririmba za ndirimbo zose tuzi zirimo ubuhanuzi buhanura Yesu Kristo, avuga nyine yuko nawe amutegereje. So nuko nguko kwizera n'ibitambo byajyanaga. Yego. Noneho umuntu hari ikibazo cy'icyaha, kandi icyo kibazo cy'icyaha ibihembo byabyo ni urupfu, cyangwa se kigomba gukurwaho n'ubugingo bw'undi muntu wapfuye akamena amaraso. So kubera iki byari ngombwa, cyangwa se kubera iki kuzuka kwa Yesu ari ingenzi? Yego, reka ngaruka inyuma no kuri ya magambo twavuze asobanura ubutumwa bwiza. Ni uko ibituma ubutumwa bwiza nyine n'inkuru nziza mu by'ukuri ni inkuru y'igisubizo ku kibazo gihari. Urumva? Ni ukuvuga iyi nkuru nziza ubwayo ubundi irabanza ikatubwira ikibazo icyo ari cyo, yarangiza ikatubwira n'igisubizo icyo ari cyo. Muri ubwo buryo bwombi, iyo umuntu atabanje kumva neza ikibazo Imana irimo gushaka gukemura, n'ubutumwa bwiza ntibuba ubutumwa bwiza kuri we. Noneho iyo tumaze kubona ikibazo rero tukabona n'igisubizo, nibwo koko inkuru iba nziza, mbese ni nk'aho umuti uba ugeze ku ndwara. Ubwo rero gupfa kwa Yesu no kuzuka, impamvu nyine byari ngombwa gupfa, ko twabibonye nyine ko byari ngombwa ko ubugingo bwari bukwiriye hari hakwiriye kuboneka ubugingo bumenwa cyangwa bwishyura ikiru cyo kuba ubu bugingo Imana yari yahaye umuntu bwari bwangiritse. Urumva? Noneho rero buriya uko gahunda y'icyo gisubizo iteye, isubiza iki kibazo, ni uko ubu bugingo bumenwa ku bw'ubuzima bw'abantu.
byari ngombwa bwo bube nta cyaha bufite, kuko ubundi urupfu cyari igihano cy'ibyaha. Urupfu ni ikimenyetso cy'ahantu hari icyaha. None rero niba hari ubugingo rero bugiye kwitambaho igitambo ku bw'abandi, ubundi buramutse bwaba bufite icyaha, urupfu bwapfa rwaba ari urupfu nyine rutatandukanye n'urw'abandi, kubera ko ubwo nabwo buba buhawe igihano nk'icy'abanyabyaha bose bahabwa. Ni ukuvuga rero nubwo koko Yesu atari afite icyaha kandi afite bwa bugingo ko bwatangwa ku bw'abandi, akaba koko yarapfuye akabumena kugira ngo abutange ku bwacu, iyo apfa agahera mu mva, nta kimenyetso kiduhamiriza yuko atari umunyabyaha nk'abandi bose twari kuba dufite. Ntabwo rero urupfu rwe rwari kuba rwuzuye ngo ruduheshe gukira urubanza rw'icyaha, ruduheshe igisubizo dukeneye. Kuzuka rero burya nicyo kimenyetso cya nyuma gihamya kigashyiraho kashe ngo uyu muntu koko ubugingo yamennye, ubuzima bwe yatanze, Imana ipima ubuziranenge bw'ubugingo, yasanze nta kintu na kimwe buregwa, niyo mpamvu itagomba kumureka ngo aheranwe n'urupfu nk'uko abandi banyabyaha bapfa, ikararemuzura mu bapfuye. Rero ni nako ijambo ry'Imana ritubwira muri Petero wa mbere, urwandiko rwa mbere Petero yanditse ku murongo wa 3, n'ahandi henshi na Pawulo arabivuga, ni ryo ryonyine natoye ritwereka ko ubu buzima kugira ngo tububone, dukunda kwita kuvuka ubwa kabiri, byari ngombwa ko kuzuka byongerwaho nyuma yo gupfa, kuko kuzuka ari naho mbese ni nkaho nakavuze ko ubwo buzima Yesu aduha busohokera mu muryango wo kuzuka kwe. Kuzuka ugukuyeho ntibyashoboka. Iryo jambo riravuga ngo Imana Isa umwami wacu Yesu Kristo ishimwe, ngo kuko kubw'imbabazi nyinshi ngo yaduhesheje kuvuka ubwa kabiri binyuze cyangwa kubwo kuzuka kwe. Mbese kuzuka niyo terminal, niyo etape ya nyuma muri iyo process ya Yesu yo gutanga ubugingo, ituma haboneka outlet, aho bwa buzima bwe busohokera ngo nawe bukugereho nanjye bungereho. Yo kutahaba rero yari kuba apfuye nk'abandi banyabyaha, nta buzima yari kuba afite nyine bwo gutanga, byari kuba birangiriye aho. Nuko nasobanura necessity yo kuzuka. Mu Bakorinto ba mbere naho Pawulo akavuga ngo igice cya 15 abwira abantu nyine bari barimo bapinga cyangwa bajijwe iby'umuzuko, ku murongo nk'uwa 7 ngira ngo no kuwa 17 hepfo yavuze amagambo menshi, ariko aho niho natoye. Aravuga ngo ubundi kuzuka biramutse bitariho, kwizera kwanyu ni imfabusa, n'ubutumwa tuvuga ni ibinyoma, ndetse ahubwo buriya namwe muracyari mu byaha byanyu. Mbese ibi bintu byose byitwa agakiza, ni nko kuvuga ngo bihita bigwa mu mazi kuzuka uramutse utabishyiramo. Bishatse no kuvuga ngo rero buriya no mu kwizera nyine no mu gukizwa hari byo bidahesha ubwo buzima. Umukristo akwiriye kuba yumva neza aho kuzuka kwa Kristo bifatiye mu bimugira umukristo. Imana ibaha umugisha mwebwe mwari dukurikiye. Reka igice cya mbere cy'ibi bibazo cyangwa se cy'izi nyigisho zijyanye n'ubutumwa bwiza tugisoreza hamwe, adufasha gusenga, ubwo naho ubutaha mu kiganiro cy'igice cya kabiri. Reka dusenge nanone dushimira Imana ku bw'aya magambo tuvuze, kandi wowe uyumvise nubwo byari bimeze nk'ikiganiro, ariko amagambo y'Imana ntabwo aba ari amagambo y'abantu. Niyo tuyavuga nk'abantu tuyaganira, ntabwo kiba ari ikiganiro cy'abantu. Ndi kwiringira rero yuko mu by'ukuri mu byo twavugaga wumvisemo ijambo nawe rikureba, waba usanzwe ukijijwe uri umukristo imyaka yari yose, cyangwa se ahari waba uyumvise wari umuntu ukigenzura iby'agakiza ngo wumve niba wabisobanukirwa, kugira ngo nawe wumve wakwakira Yesu, wakwakira agakiza. Ndagusengera nyine kugira ngo aya magambo rwose ye kukubera ibiganiro, ahubwo amanuke muri wowe, yicare muri wowe, arememo nyine uko kwizera guhesha abantu gukizwa, hanyuma umwakire. Ntabwo bisaba ibintu byinshi. Benshi twagiye dukizwa wenda twagiye mu biterane, abantu bakatubwiriza bakanadusengera, ariko n'ubu naho waba urimo kumva, umaze kumva aya magambo ukumva rwose Imana iguhaye kumva uyumva,
ukumva urayashyikira. Ni ikimenyetso ko buriya yavuganaga nawe ukayisubiza mu isengesho rihamya ryemeranya nayo ibyo yavuze. Ibyo tumaze kuvuga mu by'ingenzi tuzabisomeye mu byose, nuko nyine abantu twese turi abanyabyaha, hari ikibazo twari dufite cy'icyaha cyose cyatwishe kikazana n'izindi ngaruka, none ikaba yaraduhaye igisubizo mu by'ukuri muri Yesu Kristo n'ayandi magambo twavuzeho. Ubwo rero mu isengesho ryo kwatura rituma wakira agakiza ni iryongera kubwira Imana noneho ngo nanjye ndabyemeye ndabyumvise, cyangwa nsanzwe nabizi yuko ndi umunyabyaha kandi numvise ijambo ryawe yuko koko Yesu Kristo yatubereye igisubizo, none ndacyakiriye ndacyemeye, nanjye ukimpe. Ibikurikiraho ni uburyo abantu babikuzemo kukurusha bashobora kugufasha, ariko wumvira iryo sengesho waryumva mu mutima, urisengane nanjye, urisenga mu magambo yawe, hanyuma aba barimo bene data barimo gukora iki kiganiro baraza gushyiraho uburyo wenda uramutse wumvise ukeneye ubundi bufasha bazakomeza kugufasha. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye kuko twagushimiye tugitangira kuba tuvuga duhari turi bazima, byose ni impano utanga, ariko igikuru cyisumbuye ni uko waduhaye ubuzima bushya muri Yesu Kristo, kubw'uko wabonye ko dufite ikibazo tutakwikiza tutakwifasha, kiri imbere mu muntu aho aremerwa atagera, adashobora gukora, n'umuganga adashobora gukora, ukabona ko ntashobora kuhivana, ugafata umwanzuro tutahari tutarabaho wo kohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo azavuka asa nk'umuntu, nk'uko ijambo ryawe rivuga, agira ubuzima nk'ubwo dufite, ariko we ashaka kugira ngo ubwe azabutange ube igitambo cy'ibyaha byacu, cy'ubwacu bwapfuye, abumene amena amaraso ye, kugira ngo nitumwizera noneho duhabwe bwa buzima bwe kubwo gupfa no kuzuka kwe, nk'uko aya magambo yose tuvuze bisobanuye. Mwami, nsengera rero bene data abavandimwe, Mwami, bumvise aya magambo muri iki kiganiro, kugira ngo ubafashe kuyakirana umutima wizera, kuko ijambo ryawe rivuze ngo abakiranye iryo jambo umutima wizera bahawe kwinjira mu buruhukiro, abatararyakiranye umutima wizera barapfuye, bararimbutse mu butayu. Ndasengera abaryumvise, Mwami, wumvise amagambo, ngo ntihagire uwayumva ngo ariko ayumve adafite umutima uyizera, kugira ngo bizamubere impamvu yo gupfa, ahubwo bahe kwakirana umutima wizera, kandi bahe kwatura mu mitima yabo bahamanya nayo, kugira ngo ubuzima wayashyizemo bukomeze gukorera muri bo, baba ari abasanzwe barayumvise ashobora kuba ahembuye, baba ari abayumvise bwa mbere akaba ari bwo bayakiriye, ubahe Mwami ubuzima wagennye ko bunyura muri aya magambo, nk'uko natwe bwatugezemo bunyuze mu magambo natwe twumvise yabatubwiye inkuru nziza. Urakoze rero, turagushimiye ku bw'imirimo ukoze ku bw'aya magambo n'ibindi bizakurikiraho, ko uzabana natwe. Tubigushimiye byose mu izina rya Yesu, amen.